uzi umbwira ngo nataye urugo utaruta se muri gute umuntu agenda agasiga umugore akaba abizi ko atari butahe n'ejo atazataha kutongeraho n'umwana none se ubwo yataye umugore n'umwana ntaba ari umwana noneho yabaye forward ntabwo arimo arakina yakina te uzi ko akina yumvisha ubusazi bwawe sheri ntabwo ugira impuhwe ntabwo ngira impuhwe uzi umbwira ngo nataye urugo utaruta se muri gute umuntu agenda agasiga umugore akaba abizi ko atari butahe n'ejo atazataha byageze saa kumi nkiri kwiyumvisha kuri butahe yego mu kanya mbonye savisi ndavuga nti yewe aho umugabo ari seriye n'ubu nabirambiwe ubu wabirambiwe hatarashira sinshobora kujya mu cyumba hatabona niyo ndi birare mu ntebe niyo ndi bwisokera akazari nkajya kwihagarara hanze reka da ngiye reka wowe ujyayo njya kugira ntese naho najya ntawe wajya ndeba kujya muri cya cyumba hatabona no muri salo namanitse amaguru mu ntebe atajya n'ikinkoraho ni igiki se cyagukoraho iki rero ngo bari bafite amatsiko y'ukuntu uza kuvuga ndetse kumwe ugiye kuryama ugiye kurana n'abantu kumwe ugiye kuryama ugiye kurana n'abantu ntamwumvisha urafuha kandi bebe nabaki ko ntari no kumva bavuga ubu ugiye kurana n'abantu none se urambwiye ngo uvuye muri dushe ugiye kuryama uri kumwe n'abantu ugiye kurarana gute mfite amatsiko rero y'ukuntu uza kurara wenyine rero uri kumva biri kugushimisha mbwira ukuntu uri kubyumva urumva biri kugushimisha n'ubu nabirambiwe ubu wabirambiwe hatarashira sinshobora kujya mu cyumba hatabona niyo ndi birare mu ntebe niyo ndi bwisokera akazari nkajya kwihagarara hanze reka da ngiye reka wowe ujyayo njya kugira ntese naho najya ntawe wajya ndeba kujya muri cya cyumba hatabona no muri salo namanitse amaguru mu ntebe atajya n'ikinkoraho ni igiki se cyagukoraho sheri cyangwa mbabarira ahantu hatabona ibintu byinshi wowe shandi uba uri guseka nari ngeze ku buriri ngiye kuryama niwe nawe ugiye kuryama gusa ufite ibitotsi hasi ndabifite ndanananiwe ariko maze koga urasinzira ntahari wowe ufite ibitotsi byo gusinzira tutari kumwe mbwira ukuntu umeze bakurekesha ameze neza nyine ko ntabwo ari neza cyakoze nanjye nzakwishyura gute bebe nuza nzahita njya gusura mama reka ugende urare indare rimwe tuzajyana tujyana yose hari umuntu urara kwa nyirabukwe amahirwe ni uko ukunda kubahiriza umuco nta mugabo urara kwa nyirabukwe arara he tunajya uzashaka urara njye iwacu hari abantu rero bafite amatsiko abakize bafite amatsiko y'iki bafite amatsiko y'iki muri kumwe ni abantu turi kumwe bafite amatsiko y'iki rero ngo bari bafite amatsiko y'ukuntu uza kuvuga ndetse kumwe ugiye kuryama ugiye kurana n'abantu kumwe ugiye kuryama ugiye kurana n'abantu ntamwumvisha urafuha kandi bebe nabaki ko ntari no kumva bavuga ubu ugiye kurana n'abantu none se urambwiye ngo uvuye muri dushe ugiye kuryama uri kumwe n'abantu ugiye kurarana gute ko ndi kutagirana n'abandi bantu kubera iki ntajya ndarana n'abandi bantu ubwo utangiye kubyiga uzi umbwira ngo nataye urugo utaruta se muri gute umuntu agenda agasiga umugore akaba abizi ko atari butahe n'ejo atazataha
kutongeraho n'umwana. none se ubwo yataye umugore n'umwana ntabari umwana none yabaye bored. Ntabwo arimo arakina. Yakina te uzi ko akina yumvisha ubusazi bwawe. Sheri ntabwo ugira impuhwe. Ntabwo ngira impuhwe. Ntazo ugira neza mbona ko uri ntabizi. Wari uzi ko se ndi kumwe n'abantu bacu badukurikirana umunsi ku wundi? Mwahuriye aho se? Twahuriye kuri YouTube. Kuki? Ngo kuki? Warasaze. Mwamwumvishe? Achara YouTube. Ngaho suhu ni makire wambeshye hamwe n'umugabo we. Za nshuti zacu zibera muri Amerika. Amafaranga ashizemo. Sheri wampamagaye? Kangwahamagare. Uri n'umukene. Nukuri birasoni. Mwamwumvishe rero bantu banjye. Wakibaza ngo yarameze ate? Urumva ko yatangiye kubyakira gusa ni hatari. Sinzi niba nzanasubirayo. Reka nze mubwire niba ntazasubirayo ndebe ukuntu nabyo byifatamo. Ese ubundi murabishaka cyambi gupe wagira ngo turarebana da. Ariko nizere ko mubishaka. Hari umuryango mwinshi dufite tubana umunsi ku wundi, abari muri Amerika, Australia, Canada, mu Burundi, South Africa, Belgique, hehe handi. Namwe mwandike aho muri hose, ni waba uri mu Ruhango, waba uri Nyanza, yaba uri Karongi, waba uri Shyorongi simpazi we. Siko ntaze u Rwanda, nzi Kigali ni wacu gusa mu cyaro. Rero ndacyagumya kubashimira kandi mbaha ikaze. Ndakubona atinze kumpamagara, ngiye kuba mbiretse. Wenda akandi tuzakumva. Kubona yatinze kumpamagara nawe buriya sinzi ibibazo yagize. Ashobora kuba yashiriwe. Ese yashiriwe nabigenza gute? Ariko nta kindi, nagiye abizi. Ni nawe wansunitse cyane ngo ngende kandi ndare. Ntabwo kuvuga ngo nataye urugo. Rero abakomya gukunda couple yacu, mujye munsi hano murebe ukuntu iyo turi mu rugo turimo turirira ibitoki, inyama, ukuntu tuba tumeze, ndetse n'utundi tugiye dutandukanye. Niba utarimo urabibona munsi aho ngaho, jya muri comment aho ngaho harimo akalinki ugafungure. Ndabona mpamagaye. Ego sha mugore mwe. Shawe ngaho mbwira ngo ari kumbwira ngo bigenze bite? Uri kumbwira ko byagenze bite? Ari ndi kumwe n'abantu banjye nyine baba banagukumbuye, nagira ngo mbere ukuntu uba umeze. Bumva no kuntu ugiye kwiraza ngo byose urabivuze. Byose ndabivuze nyine. Ugize ibyago akagira uca inyuma akahita avuga wa mugabo ntawe uhari. Nibazi. Ni karibu. Urizera. Azeri sinowe n'ukoze. Asha. Ngaho seze. Iyo nteguza abakana keza. Nkareka amatiku. Ufite amatiku. Oya mbagira ngo babimenye. Bamenye ko ngira amatiku. Umeze fresh ariko. Yego. Wariye? Njyewe? Ndajya mu kanya. Byageze saa 10 nkiri kwiyumvisha kuri butahe. Yego. Mu kanya mbonye service ndavuga nti yewe umugabo ari seriye. Bebe ihangane. Niko. Bagira ikintu babwira
maze turyame. mbabwire bike ndabakunda nyine tu ariko nyine babyumve nanjye bazamfashe tukwishyure ubwo n'ubwana bubi bazamfashe njyewe barabizi ko mbakunda cyane mboza ku mutima iyaba nzi namwe kuba nibereye kumwe nabo bangije na kamera ndayijyana urayijyana sha kandi urebe ko bari kwivugira utuntu twinshi wamaze irunga ariko wowe ntewe rata nyine wumva ko mbakunda n'abakumbuye ifoto uryamye mu ntebe iyo ariyo mpano ngira thumbnail ntabwo habona sheri nyine urareba ukuntu bigenza mu kanya umuriro uraza se nutaza cyawashizemo ntabwo wakwashizemo zuba aba ntajya kubireba wabireba abantu bamera utubizo twinshi ntatubahaye barakumva hanyuma bahita bakugira inama muri comment utahe utahe rwose ni ntaha nzabibereke se kugira ngo batarebe ko wanataye urugo koko oya kuko ushobora no kuba warutaye riga nayo ndi kuvuga ukuri kugira ngo nyimuze nutahe uzabereke kuri gutaha wakwereka ahantu ndi nawe urebe video wizishyiraho none ndebe si iminota mike se ni 5 yonyine aba nariyo mpamvu banze gutaha mu ifoto yawe niyo ngira thumbnail nawe babone basi ukuntu wari umeze umuriro nuza noneho nsa bahombye wabaye mwiza se sheri nabaye ikizubazuba noneho Dari tuma kumbira kuvuga utuntu twose abantu banyuma ngiye kuza ngiye kuyitanza urabeshya yego mwamwumvishe rero nuko byari bimeze reka mbashimire ninjye wibereye mu cyumba ngiye nyine nari ngiye kuryama sheri ngaho mbwira ngo ndare neza unansabira umugisha ku Mana nani go umugisha uraye neza irukana abazimu bose bakugendaho ikirukana inzozi mbere y'umugore wawe n'umwana wawe kandi umenye ko bagukunda abantu se barabizi ko harimo umwana bose se bakuru icyo kiganiro tuzakivuga babure gushaka igikoma ngo ntabyo bazi abantu bari aha ngaha bazashaka igikoma turabashimiye bebe sawa mwana tutaza kubarambira siko iminota ibaye 15 bayi nyine